Jojo Kesi mwese. Uyu munsi rero nje kubabwira inkuru nziza kuri bamwe cyangwa se no kubifuza gukina filime. Wahoze wifuza gukina filime kuva kera, uyu munsi rero ndahari ngo dukorane. Jya kuri channel yitwa Jojo Kesi, urebe filime turi gukora isi nisakaye. Nubona wiyaminiya unyandikire muri comment. Shyiramo nimero zawe ngo hamagare dutangire dukore akazi rwose bitwike. Ni filime nziza izagira kure irimo ibintu byiza, irimo inyigisho zikwiriye abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi. Jya kuri channel yanjye bita Jojo Kesi, ukore subscribe, share ndetse na comment. Utere comment, ushyiremo nimero yawe ndaguhamagara. Wenda wifuje gukina filime ariko ubu ibintu ndakeka byaroroshye, telefone zisigaye zarabonetse. Waba ufite telefone ya make ujya kuri YouTube, waba ufite ya menshi. So rero nta gihangayikishije, nyandikira muri comment usige nimero zawe ubundi dukorane filime nziza cyane izagera kure kandi izabyara ikintu kinini cyane. Dukomeze dukorane kandi mubwire n'abandi bantu nyine musharinge ku nshuti zanyu, abavandimwe, abantu mwese nyine tujyane tugeze kuri episode ya 6 ni 6 ni 7. Dukomeze dukore ni 7. Dukomeze dukore ibyiza kandi birenze. N'ubu tuba turi kuva mu mashuti, abazungu bari kubaga. Yego. Bari kubaga umuntu byanyaje. Rongo tan. So guys, rero ubwo abaciyemo n'akantu ko kumirwa muri departement muri katetse kumura utaretse muri departement kubaje kunsetsa no kunangaza, ariko sinisakaye izagaragaramo ibintu byinshi cyane birenze. Hari n'ibyo tuzakora mwe mutazi, abantu rwose babaye mu buzima bwo hejuru mutazi ko bibaho. Komeze turebe twese twishimane. Bye.